Kwa jina la Yesu mndebe yumu. Mama yangu game over. Mwenye uwanja Cha ndamujana hanze kuko yubasha kumesha nimugira amahoro tacha kumesha amafaranga y'ubutete kubera ko niba bwabibwire satani yihindura na satani yihindura muri uyu cyakinda mu bindi bintu kari agasura n'agasura ntambara kaburimbo ni nziza igihore gisa neza uyu muntu kweri mwamutunga kigitera babiwe ba urimo Alo? Umeze bite bebe? Shamba gukumbuye pe. Wari umeze neza ariko? Shamba none sawa mu cyaro bimeze bite? None se basi mbere igihe uzazira uzagutegurira akantu keza. Shamba ndumva ari sawa pe. Okay. Basi nujya kugezana kukoze. Basi uzanzanira gake. Okay. Nimba ari surprise nzaba niteguye. Nzaba nishimiye cyane. Kandi nziza kayisiyo shana arakubititswe waru telefone kwa you go. They wise. You are a mumu man. ya turashize noneho ifite agaciro kangahe 1900 nuko nifashe. iriya ni genge yanjye ndayizi None wamfashe iki? fone yawe nayizana wowe watanga iki Nukuri nta n'ikintu mfite. ku muzigo urimo neza se wagwamo Please ndakwinginze nukuri mfasha. reka nimba utatakaramo ku muzigo wa Afrika reka So mfasha nukuri. reka wapi mbese bite ko ubwo ufite agahinda ka danje Cyane ukuri phone yanjye ndayikeneye cyane ufite angahe se ko uramurara ari genge yanjye nta mafaranga mfite nta mafaranga reka ku muzigo rero ntari Okay, nta kibazo nukuri ndashingiza ariko mbone phone yanjye. kugira ubone fone yawe tugende tubikurikirane nawe Nta kibazo nukuri. wagiwe nagutsinda Japa. mbese bite wowe Fanya ibyo phone yanjye. ndetse ikwiye Ntabwo mbizi ntabwo. akoze sita wagiye ugira ubwenge wakira None se ko nari mfite amayinyange. ako ni gute bagutwara telefone uri umuntu ufite None se ubwenge ngeneye kubigenza gute? Kigitera. babiwe ba yambaye iki se umuntu ukunyuza Yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro yaguraga. none ubu uretse nkwereke shaba uretse nkwereke urumva ndaje nkwereke ukuntu fone yawe iboneka sibyo tuza mani si waguye ubu murani sister mani turi sister mani ushobora ndaje nkwereke ukuntu fone yawe iboneka Nta kibazo ubwo ndetse. hakujya ugira ubwenge Nese cyane ngeneye kubigenza gute ngiye nta muri kansaranse. ugira ubwenge nk'umuntu wageze i Kigali wavuye mu ntara utazi icyo kuzanye Nabi. none se ubwo urabona hari ahantu wazasubirayo gute ugira ubwenge kanze nkwereke ibintu kanze nkwereke ukuntu fone yawe zigaruka Nabi mani ndayitegereje. wowe tugende nkwereke ukuntu fone yawe iboneka ariko rero sister nawe sinzi ibyawe rwose dore hano aha ni Cosmos subizi Yego. aha ni Cosmos aha ni ahubwo amabandi yahanga hamenya yaranimutse aho uko biri kose ntago ari kure wakintu mwaka gace rero tubashake mani ntabwo ababura wakira no muniga rwose nawe yaraturaga Ndakuntu kimutaga.
byakaze wa ibintu biba byaranze wakintu none se we ubundi fone murya muzijyana he fone mwace kuje barabahungu Kana n'iki geswera twawe kiyanura bya danje batsigera mwarangira ukura nanyibukije wallahi wa mudada ibintu by'ubugojwe man muzana ibintu by'ubugojwe wa muda mwagiye kurya umudada yaragiye umwana tura amatikabo geswera na cyatse kire nyuma njya kwirira umwana agiye wowe ubwira ntabwo se byari byabaye waruno shamani none cyakiraga kwigira kuri rezo abanika bakahita bajya kuwutsindira no bakajyana n'umukobwa ba dore statuki ziriho baragucapuza fone uri umubebi wa kwisaza bagatavuga ati we tuza abantu bari kwiga wabagiye mu rugo tuguhakara bakahita bamusamura reka mbwire sata reka mbwire nuze we reka mbwire tuba tumaze kugira nka fone 50 ariko reka nkubwire duhindure strategy kuko bino bintu ntago byavamo tugiye kujya twigira kwiseta twebwe ahubwo se uyu karaga fone kawe umuti wa rono aya kantu gutse buriya kwimuswera baturaburije wa mungane telefone warashona munsi ziri uyajyana mu bagore shamani uyu muswera ashaka kwigira kuri gose nakajya tubaguriza urabona tuba twapanze se kujya kuba batikaguriye rimwe ndakurira rimwe ujyana fone n'abape impamvu amagara umubezo ahubwo mwabuswira mwereka mbabwiye hari ahantu ngiye nabonye ikintu tujya kurasa wakintu hari hepfo kwakunduka se kwaba ari tazari hari hepfo kwaba ari tazari umufite uruhare ajya hepfo nabonye iyo boro kiye aho ni muntu me uri tayari none ikibazo wewe urukankura sita uriya mugabo kwiruka nk'ingeragere ntabwo ucibya ubwo ari wowe uraje asitara kunze ugira kuzana bya bintu byawe ubwo ari wowe uraje yajyane muri ba bagore bawe byamaye nka ese nkubeshya tayari rero man rero turi tayari wallahi hari ikibazo uyu nguyu ntabwo yajyayo ngenda mwiza none se utwohereze waranyibagirwe je waranyibagirwe jewe katwohereze urajyayo se wakira ese ubwo mbona ute wakira umuniga mana ararenze reka tumuwohereze ubanyohereze uyu ararenze ubwo ajya nabi nawe nuturabuze wakira araca agenda ajya kuri wa mukobwa ye nubwo njya njya abana akazi niko kambere wakira ari aha boro hariyo boro ya danje ubwo niwe dutumye gahunda ni sabantu duhe mapu yo kugira ngo tutagiye tukagwa mu mutesi kagasasaba k'ijoro bariyera ko bari kubabona ubundi bagiye uzi ntabwo ngiye gukora yahita rero akira Nasoza urabarangiye. bayese urumva bangwamo Nasoza nako. wababonye Asa nkamwe inzoga. wababonye urabanywe ibiyobyabwenge byinshi cyane ntabwo bari kubasha kurwana reka ntabwo babasha kurwana banywe ibiyobyabwenge byinshi buriya Karimo na cyaki. ibyo nakubwira ari ya mabandi ya Cosmos Sisingi cyane cyane ibepo. iki Cyaki mpamvu mu. kira cy'umupira w'umutuku kireba mu rwego rwo hejuru ahubwo wowe tugiye kugenda ewana dukore sauti ya dance wowe wituze ntari kandi bo ntabwo bari kumedita urumva nababonye ntabwo amagambo yancika reka karama mwabiswera ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi none se ko debu utuzaniye iyi boro bimeze bite ko mbona muba mwakigiye ariko mwabiswera none se wallahi ko muzaniye akana to harunga uzanye akana muri gihe muragira ngo tugasamo uyu ni sister wo kwa mama wacu wakiriye none tukamuzana hano muri cyangwa muzanye muri game ahubwo inkoni iri igihe hano dore ukuntu bimeze mwana mubanze mwumve mwabiswera mwe kuko ngewe igitera ndikubita mbangura nihuta kandi nta bintu byinshi mfite hano mubanze mutega amatwi mubanze mu nyuma nuwe wagutwaye phone yawe Ngwamba mpro. wewe pere haguruka aho ngaho Ngwani phone. haguruka ngaho uze hano haguruka byawe mwana bayi mwana He needs some milk. wewe bite byawe Jamani, uramenye ako kantu ni kabi. Ubwo walandika
Cha ndamujyana ahantu kwa jina la Yesu undebere umuntu kigitera babiwe pa reka mbwire satani reka mbwire nuza we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power bibaha imbaraga uyu nguyu mwene wawe nani utataka wasuwe urimo wowe urimo Jesus! Jesus!